I believe in you. imwe yonyine yego Ntago ari none turazizi wowe kuri umunyamakuru. Ndabakunda cyane nkunda kubakurikirana niyo mpamvu. Nubu dufite izindi turahisha album tubesha n'ibiswahili hariho n'ibyongereza. Bakunzi bacu nizere ko vuba kabisa murabibona byose. Muzazi nzamugarura hano koko niba bizaba byakunze. Mbese mufite ibyongereza n'ibiswahili cyane rwose n'indirimo ureba nk'ubu ngubu dufite gahunda yo gusura mu ndirimbo zacu tukazindura mu cyongereza no mu giswahili hari nk'iyo muzi yitwa Chikamo nemba ariko iragoye katika cyangwa pasuka. Yes ashimwe amazina nitwa Uwase Joyeuse cyangwa se Utumaseka Joyeuse ndo muririmbyi wo muri El Shaddai. Joyeuse ukora iki muri El Shaddai uri umuyobozi ushinzwe iki? Ndo umuyobozi nshinzwe ndo umuconductrice wo muri El Shaddai. Turi hano kuri Nziza View Hotel iba hano mu Gakinjiro, hanyuma twebwe turi El Shaddai. Nkuko mwabibonye dufite igiterane i Rubavu muri Methodist, tuzaba turi kumwe n'abantu batandukanye, tuzaba turi kumwe na Pasteur Ndamayize, tuzaba turi kumwe n'ikorari ivuye Goma yitwa Bersheba, tuzaba turi kumwe na Gisubizo Ministries y'i Rubavu, tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi bo muri Methodist. Rero turabatumiye muzaze, dufite ibintu byinshi twabateguriye, muzaze tubane. Bizaba ku cyumweru le 26/5/2024 muzaze muri benshi. Indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe, umutima wuzuye ibinezaneza, igiye no gukomangiye mwami waranyinguriye, wasubije gusenga kwanjye mana we. Atira indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe, umutima wuzuye ibinezaneza. Hanyuma nari nshaka kubaza akabazo mwanjye ndabakunda cyane none se nshaka kuza muri korali yanyu byagenda gute bisaba iki? Okay, icyo bisaba El Shaddai ntabwo ari ministeri, ni korali yo mu rusengero. Kugira ngo rero uje muri El Shaddai ugomba kuba umukristo w'urusengero. Cya kabiri uzi ko tubarizwa mu miryango, mu rusengero rwacu dufite imiryango amafamiye, ugomba kubarizwa muri famiye. Icya gatatu ugomba kuba waratijwe amazi menshi. Iyo ibi byujuje rero rwose turakwakiriza muri korali nta kibazo na kimwe gihari. None se nje ndakijijwe ariko nshaka gukizwa ntabwo mushobora kunyemerera? Udakijijwe tuguheza mwarimu ushinzwe ivugabutumwa akakwigisha, wamara kugira indangagaciro z'ubukristo then ukabona kugaruka muri korali, kubera ko ushobora kuza ukangiza abarimo. Ushobora kuza wasinze, ushobora kuza ufite ibintu bimwe bifite bitameze neza. Hanyuma hari ikindi kibazo rero kikunda kugaragara mu ministeri ndetse no mu makorali, sindi no muri Shaddai niba kirimo. Kuki amaministeri n'amakorali mudashakana ahubwo nk'ubu Moise ugasiga abakobwa muri Shaddai ukajya gushaka abakobwa hanze? Kubasiga gusa zobasigamo urukundo ruje rushaka. Ni ukuvuga ngo ntago ndamutse mbonye umuntu muri Shaddai muri harimo abakobwa beza rwose bateye neza, abana bafite umutima mwiza, ariko urukundo ruje rushaka. Si ngombwa ngo mwihambireho ngo kubera ko ndagomba kujya n'ahandi ngo byibuze. Mpamvu ko wa muntu mwamuziranye ubumuzi kuva muririmbana ukamenya umuntu yaburaye yambaye umwenda umwe, mbese ubuzima bwe mwamuziranye. Tuba tuziranye cyane, ariko nanone urukundo nago rufite nigo rugira imbaraga kurenza ibindi bintu byose. Yego urukundo rwose ndamutse iyo tuba yitwa nguki yanjye Akira. Akira ni indirimbo mufite yitwa gutyo cyangwa? Yego ni indirimbo yitwa Akira, yakunzwe n'abantu benshi cyane. Akira ishimwe ryanjye yewe mana we, wumvise gusenga kwanjye yewe mana we. Niyo ndirimbo yacu ni nziza cyane, mugende kuri YouTube muzayibona. Indirimbo nziza cyane yafashije abantu benshi cyane. Imyiteguro muyigeze he? Twitegura iki abazaba ari Gisenyi? Niki twitegura mwatubwira?
mwitegure dufite indirimbo nyinshi umva sinzi uko nabivuga pe dufite indirimbo nyinshi zitandukanye izo bazi n'izo batazi rero bazaze n'ukuri tuzafatikanye twese guhimbaza Imana. Manager wa El Shaddai, uyu munsi ni iki cyangwa se n'izi nyungu korali mariye itorero? Reka mbisobanure muri ubu buryo. Inyungu ya mbere korali mari rusengero, simvugira muri nani yacu, simvugira muri El Shaddai gusa, ndavugira n'andi macaci bafite amakorali muri My Eglise. Inyungu ya mbere nuko korali ari iboneka inshuro nyinshi ku rusengero. Bararepeta, bafite inshuro kuja ku rusengero inshuro nyinshi, bararepeta, bagira ibiterane byabo. Iyo ni inyungu ya mbere mu rusengero. Inyungu ya kabiri nuko bafasha abantu mu rusengero kuramya Imana no kwihimbaza. Nuko abantu bose babikora, ariko baba cyane baba bayobowe nande, bayobowe na korali. Ndumva ibyo bibiri. Moise ni muntu ki? Murakoze cyane. Moise ni umuntu usanzwe udafite ibintu byinshi, ukunda Imana, dore ko akiri n'ingaragu. Ako niba nashakaga kumenya, nashaka kugira ngo abantu dukurikiye bamenye koko Moise ni muntu ki? Nuwo nguwo w'ingaragu. Ndabona n'impeta wambaye. Koga kwanje kwambaye ubusa. Muri comment rero mujyemo umuntu ukeneye kwambara impeta ajye muri comment. Ukeneye kwambika impeta na Moise. Yego. Ukeneye kwambika impeta na Moise ajye muri comment, ubundi harimo nimero yanjye ajyemo, ubundi ndamuha. Hanyuma ifite ibikorwa bitandukanye, ari byo uyu munsi tuje kubabwira. Tumwe turategura ibitaramo bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Muri uyu mwaka ushize tuba dufite amatu atandukanye. Umwaka ushize 2023 twari mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura, kwa Pasteur Gedeon. Twagira ibihe byiza. Ubu rero gahunda ni yayindi yo kuzenguruka umujyi wa Kigali ndetse no hanze yaho. Ubu ku cyumweru ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu tuzaba turi Rubavu, muri Rubavu mu rusengero rwitwa Methodist Libre mu Rwanda. Korali iziturinda ibintu byinshi cyane turinda kumera nk'abantu bubu ngubu. Turinda kuja nyine ahantu nyine hari en dehors n'ibintu by'Imana. Yego cyane. Hari ndashobora gusobanukirwa ngo abantu bubu bisobanura wenda mu makeya. Abantu bubu nyine baba bafite cyane abantu batakuriye mu rusengero baba bafite Kaza bakunzi ba Gospel TV, twizere ko mumeze neza, twizere ko Imana ikomeje kubarinda aho muri hatandukanye. Uyu mugoroba rero cyangwa se aya masaha turi kumwe n'umutumirwa wacu uri kureba imbere ya kamera. Kuri ni Gospel bari bamutegereje cyane. Niyo mpamvu rero turi kumwe nawe muri uyu mugoroba, ari buze kutwibwira, atubwire uwo ari we, amazina yiwe, hanyuma dukomeze ikiganiro. Kaze kuri ni Gospel. Murakoze cyane. Turi kumwe n'ande abatakuzi arimo bwa mbere. Ni pasiteri, ni umuririmbyi, ni umucuranzi. Murakoze cyane. Nitwa Sembabazi Moise, ndi umuririmbyi, ntabwo ndi umushumba. Abantu bafite tayi nk'izo zanyu rero abantu benshi bakunze kubibesha bakavuga ko muri abashumba. Ni imirire myiza. Imirire myiza. Rero Moise niwe turi kumwe, niwe tugiye kuganira uyu mugoroba. Moise ni muntu ki? Mu masegonda cyangwa se mu minota 2, Moise ni muntu ki? Murakoze cyane. Moise ni umuntu usanzwe udafite ibintu byinshi, ukunda Imana, dore ko akiri n'ingaragu. Ako niba nashakaga kumenya, nashaka kugira ngo abantu dukurikiye bamenye koko Moise ni muntu ki? Nuwo nguwo w'ingaragu. Ndabona n'impeta wambaye. Koga kwanje kwambaye ubusa. Muri comment rero mujyemo umuntu ukeneye kwambara impeta ajye muri comment. Ukeneye kwambika impeta na Moise. Yego. Ukeneye kwambika impeta na Moise ajye muri comment, ubundi harimo nimero yanjye ajyemo, ubundi ndamuhuza na Moise. Cyane rwose. Moise rero tugiye kuganira, ari hano nk'umuyobozi wa El Shaddai Choir.
niyo mpamvu rero twagutumiye hano kuri Gospel kugira ngo tuganire. Banza tubwire El Shaddai mu magambo make. El Shaddai ni korali yego, mukorera he, mukora gute? Okay, murakoze cyane. El Shaddai ni korali yo mu rusengero, dusengera ku Gisozi mu isoko ibohora kwa Bishop Mutabazi Alex, niho dukorera umurimo w'Imana. Korali El Shaddai yatangiye kera 2008, abayitangiye hasigayemo nka batatu cyangwa bane, ariko kuri ubu imaze kugira abaririmbyi bagera mu 100 rirenga. Hamaze kujyamo abapapa, abamama, ni korali imeze neza. Hanyuma ifite ibikorwa bitandukanye, ari byo uyu munsi tuje kubabwira. Turategura ibitaramo bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Muri uyu mwaka ushize tuba dufite amatu atandukanye. Umwaka ushize 2023 twari mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura, kwa Pasteur Gedeo. Twagira ibihe byiza. Ubu rero gahunda ni yayindi yo kuzenguruka umujyi wa Kigali ndetse no hanze yaho. Ubu ku cyumweru ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu tuzaba turi Rubavu, muri Rubavu mu rusengero rwitwa Methodiste Libre mu Rwanda. Ndagano ko bakunze kubivuga. Ni nayo mpamvu rero turi hano cyangwa se Moise ari hano kugira ngo atubwire ibikorwa bitandukanye El Shaddai irimo gukora cyangwa se iteganya gukora. Wavuze ko El Shaddai yatangiye 2008. Ese kuva 2008 mumaze kugera ku atari ukuvuga ngo mwagiye i Burundi, mwagiye hehe, ibindi bikorwa mushaka kuba mwarakoze n'urugero, ama-album mufite, indirimbo mufite, bimeze bite? Murakoze cyane. Dufite ibikorwa byinshi birimo album ya mbere yo ni ngaho yazimye kubera ko cyagiye tuyikora hari muri bayikoze muri analogue, tutaragira ikoranabuhanga rihambaye, indirimbo tubura amashusho yazo. Ariko nk'ubu ngubu tumaze kugira byibuze indirimbo tumaze guhimba zigera muri 300 400 zirenga aho ngaho. Hama tumaze kugira album y'indirimbo zigera mu indirimbo zigera mu album enye. Ubu rero turi kwitegura gukora album ya 5, nayo turaza kwibagezaho vuba. Nicyo giterane turimo dutegura gikomeye cyane muri uyu mwaka cya El Shaddai live recording. Uyu mwaka turaza kwibagezaho. Murakoze cyane. Album ya mbere wavuze ko yazimye. Sinzi impamvu umuhanzi wese gitangira cyangwa se korali yagitangira indirimbo ye ya mbere yita kumenyekanishije irakuzimya cyane. Biterwa n'iki? Ikibitera nta kindi. Igihe twayikoreye hari muri analogue nabivuze, ntabwo twari dufite ikoranabuhanga rihambaye, ntabwo twari tuzi kubika ibintu kuri YouTube. Niyo mpamvu akenshi ibintu bikunze kubura. Ariko ni amashusho yazimiye, ariko indirimbo bwazo turacyazifite mu bitabo. Akenshi dukoze no kunaziririmba. Harimo indirimbo yitwa Igitondo, harimo n'indirimbo ivuga ngo nimuze inshuti zanje, harimo indirimbo ngo w'agaciro, n'indirimbo nyinshi cyane kandi abantu benshi barazizi n'ubu barazikoresha. Impamvu rero zizima ni ukubera ko social media yacu yarikiri hasi cyane. Urebye n'andi makorali nabo niko bimeze. Wabwira abantu bazana album yo muri 2000 cyangwa 2000 na kangahe, ntago bazibona bitewe n'uburyo bwo kuzibika butari buhagije. Ariho nk'ubu ngubu indirimbo nyinshi bonye n'abantu bafite platform zabo bazibikiraho, waba kuri social, kuri YouTube no ku email. Yego, nuba nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma misengera amatsiko, iyo ndirimbo 400 mufite cyangwa se 300, uwo mubare wazo bigenda gute kugira ngo izo ndirimbo muzigereho? No kuzihimba, hari ikindi no kuzandika, no guhimba. Tugira timu ihimba indirimbo muri El Shaddai n'abantu ku giti cyabo. Aza rwose akavuga kabisa njye nari indirimbo mfite numva ndashaka kwibigisha, nuko dukora indirimbo za El Shaddai. Yego. Hanyuma mwagize urugendo mujya i Burundi nk'uko wabivuze. Ese kugira ngo mutegure urwo rugendo rwo kujya i Burundi biba byatewe n'uko babatumiye cyangwa mwebwe mupanga tuwa yo kujya hanze y'igihugu bigenda? Okay, i Burundi baradutumiye turabemerera tujyayo, ariko n'ubundi niyo batari kudutumira n'ubundi twari dufite igitekerezo cy'uko tugomba kujya gukora igitaramo. Ariko none bihurirana nuko badutumiye. Iyo abantu babatumiye nta mukustinga cyane. Niyo mpamvu rero
nk'ubu ngubu mu kwa 12 tuzaja Tanzania nabo baradutumiye dufite amaretere yabo uko tugomba kuba turiyo ariko n'umundi niba batadutumira kubera ko tuba dufite gahunda yo kuvuga ubutumwa ahantu henshi hatandukanye n'ubundi twari dufite gahunda n'ubundi nawe kujyayo ariko tugira ngo mwebwe Nyagasani baradutumira ubu rero mu kwa 12 muzatujyane hariya Tanzania. Ese ko mukoresha Ikinyarwanda kandi El Shaddai imaze kuba bavuga ko ari ubukombe mumaze kuba ubukombe kuki mukoresha Ikinyarwanda kuki mutavanga indimi nko muzajya Tanzania bakoresha Igiswahili bakoresha Icyongereza ko mutarimo kutwereka ibyo nta ndimi zacu muzi z'Icyongereza I believe in you imwe yonyine yego ntago ari none turazizi wowe kuri umunyamakuru ndabakunda cyane nkunda kubakurikirana niyo mpamvu n'ubu dufite izindi turahisha album tubesha harimo Igiswahili hariho n'ibyongereza bakunzi bacu nizere ko vuba kabisa murabibona byose muzazi nzamugarura hano koko niba bizaba byakunze mbese mufite ibyongereza n'Igiswahili cyane rwose n'indirimo ureba nk'ubu ngubu dufite gahunda yo gusura mu ndirimbo zacu tukazindura mu Cyongereza no mu Giswahili hari nk'iyo muzi yitwa Chekamo nemba ariko iragoye katika cyangwa pasuka yego twavuze ko turi kumwe n'umuririmbyi ariko nanone sinzi ijwi ryiwe niba ushobora kutwemerera kuririmba ibyo ari byose hano turi kumwe n'abaririmbyi baza kuziririmba njye mwe mundetse ariko tuzi ko ndi umuririmbyi mwiza cyane kandi uzi kuririmba neza naranje murabizi ko ndi umuyobozi w'indirimbo navuze ko ugomba kuririmbaho gace gato ntacyo ndabisigira abandi baraza kubikora hanyuma Moise watubwiye ko hari ibintu murimo gutegura tuba hano muri Kigali ese mwaratangiye hano i Kigali ko numva muvuga ko mufite gahunda wenda ari nayo nyamukuru muzajya no mu ntara cyangwa mu duhera mu ntara kugira ngo turimo turera mu ntara ubu duhereye mu karere ka Rubavu niyo twahereye ariko n'ubundi tuzava dukomereza no mu tundi turere umwaka ushize twari Bujumbura twari ni Butare ubu tugiye kuja Rubavu ubutaha muzima twakoreye Nyagatare twakoreye Nyamasheke n'ibintu bisanzwe ariko uyu mwaka kabisa dufite ibikorwa byinshi cyane abantu baze batujininge kugira ngo turebe ko bizagenda neza. Hanyuma nari nshaka kubaza akabazo mwanjye ndabakunda cyane none se nshaka kuza muri korali yanyu byagenda gute bisaba iki? Icyo bisaba El Shaddai ntago ari ministeri ni korali yo mu rusengero kugira ngo rero uje muri El Shaddai ugomba kuba umukristo w'urusengero. Cya kabiri uzi ko tubarizwa mu miryango mu rusengero rwacu dufite imiryango amafamiye ugomba kubarizwa muri famiye. Icya gatatu ugomba kuba warabatijwe amazi menshi. Ibi byujuje rero rwose turakwakiriza muri korali nta kibazo na kimwe gihari. None se nje ndakijijwe ariko nshaka gukizwa ntabwo mushobora kunyemerera? Udakijijwe tuguheza mwarimu ushinzwe ivugabutumwa kakwigisha wamara kugira indangagaciro z'ubukristo deni ukabona kugaruka muri korali kubera ko ushobora kuza ukangiza abarimo ushobora kuza wasinze ushobora kuza ufite ibintu bimwe bifite ibintu bitameze neza ugasanga urabyishe. Yego hanyuma ni zihe nyungu korali mari urusengero muri make? Inyungu zirahari ntabwo tuvuga inyungu ku rusengero inyungu kuba umukristo gusa nicyo cya mbere umuntu agomba kureba. Inyungu ntabwo ari za bishop inyungu nizanje kuba mu rusengero. Ijambo rya mbere ngomba kuba mfite aderesi hari igihe ngomba ubundi nzapfa ariko mbere yo gupfa nzakora ubukwe nzashingirwa aho nzasurwa. Manager wa El Shaddai uyu munsi ni iki cyangwa se ni izihe nyungu korali mariye itorero? Neka mbisobanure muri ubu buryo. Inyungu ya mbere korali mari rusengero simvugira muri nani yacu simvugira muri El Shaddai gusa ndavugira nandi macaci bafite amakorali muri my eglise. Inyungu ya mbere nuko korali ari iboneka inshuro nyinshi ku rusengero. Bararepeta bafite inshuro kuja ku rusengero inshuro nyinshi bararepeta bagira ibiterane byabo. Iyo ni inyungu ya mbere mu rusengero. Inyungu ya kabiri nuko bafasha abantu mu rusengero kuramya Imana no kwihimbaza nuko abantu bose babikora ariko baba cyane cyane babayobowe nande bayobowe na korali. Ndumva ibyo bihagije.
ntibirahagije mbese ni ukuyobora abantu mu kujya mu mwuka. yego. Hanyuma hari ikindi kibazo rero gikunda kugaragara mu maminisiteri ndetse no mu makorali, sinzi no muri shada niba kirimo. Kuki amaminisiteri n'amakorali mudashakana ahubwo nk'ubu Moise ugasiga abakobwa muri shada ukajya gushaka abakobwa hanze? Kubasiga gusa zobasigamo urukundo ruja rushaka. Ni ukuvuga ngo ntago ndamutse mbonye umuntu muri shada muri harimo abakobwa beza rwose bateye neza, abana bafite umutima mwiza, ariko urukundo ruja rushaka. Si ngombwa ngo mwihambireho ngo kubera ko ndagomba kujya n'ahandi ngo byibuze. Ariko wa muntu mwamuziranye ubumuzi kuva muririmbana ukamenya umuntu yaburaye yambaye umwenda umwe, mbese ubuzima bwe mwamuziranye. Tuba tuziranye cyane, ariko nanone urukundo nago rufite niko rugira imbaraga kurenza ibindi bintu byose. Yego, urukundo rwose ndamutse mubonye uwo mpuje ngo kabeze nkumva ndamukunze muri shada rwose namushaka. N'abafite gahunda yo gukora amakwe bazaza muri shada harimo abageni beza, ariko bitavuze ko nanjye ntubona abandi bakobwa mu yindi minisiteri cyangwa mu yindi makorano ngo muzane, biterwa n'uwo wakunze muri wowe n'uwo wiyumvamo cyane. Shada imazemo imyaka ingana? Ko nyisaziye mora nayigezemo kiri petit, none ubu ngubu urabona ko nazanye imvi. None iyo myaka yose umaze muri shada nta mukobwa urakundamo kugira ngo igihe umuntu agiye gukunda bakaba baramwawe bakaba baramutwaye. Muri make ufite amakarashi menshi y'abantu. Umwana agira gutya kera bakaba baramujyanye, ariko nta kibazo kiba gihari. Tubishimira Imana kubera ko natwe muri shada, kubera ko niyo bavuye muri shada bafite indangagaciro za shada, iyo bageze iyo bashatswe bakora umurimo kandi bakubaka ingo zabo neza. Muri shada nimbona umutima waje numva wishimiye cyane nzomuzana, kandi mbona wahandi naho ntacyo bitwaye nzamuzana. Reka twinjire noneho mu gikorwa nyirizina kiri gutuma uri hano. Shada mwateguye tuwa mu ntara y'Iburengerazuba. Ni Iburengerazuba ni he? Muri Rubavu. Yego. Iriya tuwa igamije iki? Banza tubwireho make muri Okay, murakoze cyane. Kira ni gitaramo twateguye nka Shada kirimo kizabera mu bikorwa byinshi. Hazamwe kuririmba guhimbaza Imana, hazabamwo ijambo ry'Imana, hazamwe guhembuka, bazokizwa nyine w'Imana izokoraho indimo zakora kumva ko agomba gukizwa azakizwa. Ariko impamvu tubitegura nuko dufite abakunzi benshi bari Shada, dufite abakunzi benshi badashobora kuza muri Kigali ngo tubane umunsi ku wundi, ariko n'uburyo bwiza twateguye twarije nka Shada tuvuga ngo reka byiza turebe umujyi umwe mwiza tugomba gutaramira abakunzi bacu. Niyo mpamvu harimo ijambo ry'Imana kubwiriza biciye mu ndirimbo, ariko mu buryo bwiza nuko bavuga ko badukunda, kandi umuntu agukunda ilifo kumwereka nyine uko nawe umukunda, ukagenda ukamusanga ahari bitagombera ngo baze buri munsi. Niyo mpamvu rero tworohereje abanyarubavu kugira ngo tubasange hariya, kugira ngo baze tuganire nabo mu ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Hanyuma rwa rukumbuzi bafite nibakenera no kudutera akantu bakadutera kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere. Ngira n'ubundi akabazo gato yaho ngaho nshobora kukubaza. Korali mushobora kugira ibikorwa bishobora kubazanira inyungu, reka tureke mu buryo bw'umwuka, mu buryo bufatika cyane. Birashoboka, ariko binyuze mu buryo bwo kudushigikira. Ariko dushobora kuri mbere umuntu agakorwa akavuga kabisa aba bana baramfasha bakubise miliyoni cyangwa miliyoni 2 cyangwa 500. Izo deja ni inyungu zije muri Shada mu buryo bw'umubiri, ariko iyo zije mu buryo bw'umubiri ntabwo tuzikoresha mu buryo bw'umubiri. Wenda dufitemo abana badashoboye kwitegera, dufite abana badashobora kwishyura uniform, dufite ibikorwa byinshi. Iyo yaje icyo gihe duhita tubona profita tukaja muri studio gusora indirimbo. Urabizi ko n'ikorali babereho, hakaba na gahunda rero ya leta kuvuga ngo turafashira abantu mitiwere, turagurira abantu imyenda, turagira gute nuko niko kenshi dukunze kubikora muri ubwo buryo tubonye cyane. Rero igitaramo kiri ryari kugira ngo abantu bari hirya no hino dutangire twitegure? Ahubwo imiteguro igeze kure, ubu nasize imyenda nyishize mu gikapo kugira ngo ejo nimugoroba ngomba kuba nagezeyo. Igitaramo kizaba ku cyumweru ku itariki 26 saa 8 zuzuye. Tuzaba dutangiye kuzaba turi kuri stage. Kizabera muri Rubavu mu rusengero rwitwa Methodiste Libre, nibanza ari ku rusengero rwo nyine ruhari rwiza runini cyane. Tuzahura n'abakozi b'Imana
harimo Gisubizo y'Igisenyi, hari korali yo kuri Goma yitwa Berisheba nayitwa ngo nimba Blessing Beneza, noneho na El Shaddai nyirizina n'umukozi w'Imana Matayo Ndamayizi n'umuvuga ubutumwa uwo munsi, kandi tuba turi kumwe n'abantu benshi batandukanye. No mu rusengero rwacu numvise ko hari abantu bashaka kuduherekeza n'abandi bahandi batuye muri mujyi wa Kigali, batuye muri Musanze, rwose nabo bagomba kuza tukajyana, kubera ko tuzakora igitaramo cyiza cyane rwose kirimo umwuka w'Imana, kirimo imbaraga. Yego, nibyo mise mvuga ngo ese ni ushaka kubashyigikira mu buryo bufatika yabinyuza he? yewe okay, kubera ko nijoro kuri kamera munsi turaza kubasiga nimero kugira ngo badushigikire. Hari uburyo bumwe n'ubundi wakoresha momo, tukaguza numero de compte, dufite numero de compte ya El Shaddai, waduhamagara nawe uri umunyamakuru mwiza, baga amafaranga se oyanyereza nizera nkayabazana cyangwa ntaya oyariyaga Imana icano yawe twayisengera twayisengera ikazima. Ariko bakeneye kudutera inkunga mu buryo bufatika bw'amafaranga, rwose bampamagara telefone yanjye bihari, ni ngombwa kuyivuga oya ntabwo ari ngombwa, ubwo abanyamakuru baraza kumenya ukuntu babigenza. hanyuma umuntu utabazi udasengera iwanyu uri hanze uzakurikirana ikiganiro, wakongera ukamwibutsa imbuga nkoranyambaga mukoresha kugira ngo akomeze aryoherwe n'indirimbo zanyu? Okay, murakoze cyane. Dukoresha YouTube ni El Shaddai Choir Rwanda, naho yagenda rwose, cyangwa akandikamo Cikamo, cyangwa akandika indirimbo yitwa Ucinzira, Hayigushanga, Wambere Nkomezi, ni nyinshi. Hanyuma no ku Instagram ni El Shaddai Choir Rwanda 250, aho rwose wahatubona. Yego, ayo ntabwo turayikoresha, ariko nayo umunsi n'imbere turaza kujya nayo kwikoresha. Murakoze cyane. Reka dusoreze aha ngaha ikiganiro tubabwira ngo imyiteguro myiza kandi kuraje. Murakoze cyane. Mwamamaza ubutumwa bw'Imana. Impamvu nyamukuru iri gutuma mujya gutaramira mu burengerazuba twaririmbye noneho tukumva amakuru ko indirimbo zacu zakunzwe cyane n'abantu benshi, noneho turavuga ngo dufata umwanzuro wo kuvuga ngo tuzagende dutarame hano mu Rwanda hose, tugende mu ntara zitandukanye kugira ngo dutaramane n'abakunzi bacu. Noneho muri impamvu twateguye Igisenyi niho twatangiye nyine, ariko tuzagera n'ahandi hose. Nabonye iyo tuba yitwa guki hano? Akira ni indirimbo mufite yitwa gutyo cyangwa? Yego, ni indirimbo yitwa Akira, yakunzwe n'abantu benshi cyane. Akira ishimwe ryanjye, yewe Mana we, wumvise gusenga kwanjye, yewe Mana we. Niyo ndirimbo yacu ni nziza cyane, mugende kuri YouTube muzayibona. Indirimbo nziza cyane yafashije abantu benshi cyane. Imyiteguro muyigeze he? Twitegura iki abazaba ari Gisenyi? Niki twitegura natubwira? Mwitegure indirimbo, dufite indirimbo nyinshi, umva sinzi uko nabivuga pe, dufite indirimbo nyinshi zitandukanye, izo bazi n'izo batazi, rero bazaze n'ukuri tuzafatikanye twese guhimbaza Imana. Joyeze turi kuri umuyobozi muri El Shaddai. El Shaddai wayigeze muri ryari? El Shaddai nayigezemo muri 2021. Yego. Hanyuma niki cyagukuruye kugira ngo ujye muri El Shaddai? El Shaddai kuva mbere nakundaga El Shaddai cyane kiri nyene mu rugo. None igihe nageze hano ngirirwa umugisha, nsanga ababyeyi banjye ba hano basengera mu rusengero rw'Isoko Ibohora, ari naho El Shaddai ikorera. None ngirirwa ayo mahirwe pitanja muri El Shaddai, niyo korale ya mbere nagiyemo ngeze hano mu Rwanda, ariko nayimenye kuva kera ntaraza hano kandi nayikundaga cyane. Hari umuntu ukunda El Shaddai bitewe n'indirimbo cyangwa abantu ari kubonamo, cyangwa umuntu akagukurura n'inshuti zawe? Ni indirimbo zagukuruye wowe? Ni indirimbo kuko niriya mu rugo nizo ndirimbo gusa, nakaza ndirimba indirimbo za El Shaddai gusa. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza hanze aha, kuki amakorali menshi cyangwa amaministeri adashakana n'abantu baririmbana?
muri minisiteri ukajya gushaka hanze gute sorry umukobwa muririmbana n'abatipe nabonaga murimo kuririmbana n'umuntu kuki uwo piyaniste adashobora kugushaka ahubwo agashaka n'umukobwa wo hanze biterwa n'iki biratandukanye ni urukundo ntabwo nabivugaho cyane kuko ni urukundo nyine sinzi uko nabivuga ariko ni urukundo nyine rutuma nk'umukobwa mwiza nkawe uhimbaza imana ni iki mu buzima bundi busanzwe butari bwo mu rusengero uba wumva uri fite n'icyo nyuma y'urusengero biragoye ariko njye nkunda gusenga kandi nkunda no kuririmba yaba no mu buzima bwo hanze abantu banzi barabizi cyane noneho kuririmba ndabikunda cyane 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 Joyeuse nkawe umuririmbyi wo muri El Shaddai umuyobozi ni iki ubona korali irinda urubyiruko rw'uyu munsi korali iziturinda ibintu byinshi cyane cyane turinda kumera nk'abantu b'ubu ngubu turinda kuja nyine ahantu nyine hari en dehors n'ibintu by'Imana yego cyane hari udashobora gusobanukirwa ngo abantu b'ubu bisobanure wenda mu makeya abantu b'ubu nyine baba bafite cyane abantu batakuriye mu rusengero baba bafite imyitwarire mibi itari myiza nyine ariko uko nyine uri mu korali ziturinda ibintu byinshi igihe cyose tuba turi mu rusengero kandi ntabwo wakora ibintu bibi uri mu rusengero biragoye uko njyewe mbizi rero ni ukuri urubyiruko abantu batari mu korali bagende baje mu korali izirinda ibintu byinshi cyane uyu munsi ugeze ku muhanda ugahura n'umukobwa umeze nkawe wasinze ni iki kintu ushobora kumubwira cyamukurura kugira ngo aze muri korali ikintu namubwira ni iriya jambo wamubwira ku buryo ryamukurura kugira ngo aze muri korali ikintu namubwira ni uko ikorali ni nziza cyane yesu sinzi uko nabivuga sawa murakoze bakunzi bacu twari kumwe na manager wa El Shaddai nababwiye mbere tugitangira ngo umuntu ushaka kwambara impeta abivuge muri comment hanyuma ndaza kumuhuza nawe kambashimire rero ibiganiro nakagaruka murakoze